Salomo ngo yaragiye ahungira kuri rihembe arisengeraho ngo bwa bwami Adoniya yari yatwaye yangoma Adoniya yari yatwaye ngo bigarukira Salomo kubera ko yahungiye kuri rihembe. Bandi bagasenga baba ngo turagushimiye kutatugiza abagore, bandi bagasenga bakavuga ngo turagushimiye kutatugiza imbata. Murabizi ko muri iki gihe cy'ibitambo nta mugore wageraga mu nzu y'Imana, nta mugore wasengaga ngo ageraho Imana iri, ariko turashimira Yesu we aje. Bibiliya avuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese yinjire. Turashimira Yesu yarakoze mu cyimbo cyo gutamba, mu cyimbo cy'ibitambo. Turamushimira kuko yemeye ko natwe tugera ahera hayo. Ubu mwana yemereye kugera ahera h'Imana, umugore yemereye kugera ahera h'Imana, nta muntu numwe utemereye kugera ahera h'Imana. Turashimira Yesu yarakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Twari turi kuvuga mu rugo kandi tugerageje kuvuga ibyaharangaga, tubihuje na Kristo, tubihuje n'amaraso ya Yesu. Turashimira Yesu rero yakoze imirimo n'ibitangaza, kutwemera akadukura mu bubata, kutwemera agafata umuntu w'umugore wabaga inyuma y'ihema ry'Ibonaniro. Abagabo barasengaga, abagore bari kure, bakavuga ngo Mana y'abagabo bacu. Ariko ubu turashimira Yesu, n'abagore basigaye bavuga ngo Mana yacu, n'abakobwa basigaye bavuga ngo Mana yacu, n'abagabo basigaye bavuga ngo Mana yacu, n'abasore basigaye bavuga ngo Mana yacu. Turashimira Yesu yarakoze. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana abane natwe twese, kandi ineza y'Imana n'ukuboko kw'Imana kwiza kubane namwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Masengesho Innocent. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, tukongera tukibukiranya icyo Imana idushakaho. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turisoma reka tubanze dusenge Imana. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe uhora utugirira. Tugushimiye ko ugenda urwana intambara nyinshi, kandi niko ijambo ryawe rivuga ngo utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Turagushimiye ko ibyo byose wabikoze kubera urukundo rwawe. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya tugiye kwinjira mu buryo bwo kumva ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo ufungure imitima y'abantu, kandi umuntu wese uri bwumve iri jambo rikore ku mutima we, kandi rimwubake, rimushigikire, kandi rimukomeze kugira ngo nawe akomere kandi azabone mu maso hawe. Urakoze ko wumvishe gusenga. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 25. Turasoma umurongo waho w'8. Haranditswe ngo kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo, amen. Turasubiramo, kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo, amen. Turasoma no muri Zaburi ya 65. Turasoma umurongo waho n'uwa 5. Zaburi ya 65 umurongo waho wa 5. Haranditswe ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byaheraho mu rusengero rwawe, amen. Dushimiye Imana ko yongeye kwemera yuko twongera kuganira ijambo ry'Imana. Hari hashize iminsi, ariko kandi abari kubyibuka, ababonye ku kiganiro cyabanje twavuze ku ihema ry'Ibonaniro, kandi twagerageje kurisobanura uko umwuka w'Imana yadushoboje, kuko nubwo dusoma Bibiliya tukagerageza no gusobanura, ariko kandi umwuka wera niwe ukora byinshi mu muntu. Twavuze ku ihema ry'Ibonaniro, dusobanura irembo
kubera ko iri hema ry'ibonaniro ni Imana yavuganye na Mose imutegeka ko bakwiriye kurema ihema ry'ibonaniro. Imana ikoresheje abahanga n'abanyabwenge babaga mu Bisiraheli, kandi mu bintu byari bitumije Imana isaba Mose ko barema ihema ry'ibonaniro, ijambo riravuga ngo Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa, Mose yasabye Imana ko bagendana, asaba Imana ko bajyana, kubera ko Imana niyo yari imutumye. Ariko Mose abaza Imana ngo mbese nzagenda njyenyine, ntibishoboka ko tugomba kujyana. Ariko Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose, Abisiraheli ni ubwoko butagonda ijosi, ngendeye hagati muri bo nabumara, kubera ko Imana yabonaga ko ari ubwoko butagonda ijosi, bwari ubwoko burangwa n'ibyaha muri bo abeshi. Imana rero ivugana na Mose, Mose arayisaba, arayinginga, kubera urukundo rw'Imana nuko yakundaga Abisiraheli ndetse na Mose, iramubwira ngo ndabyemeye, ariko noneho mundemere ihema ry'ibonaniro. Iri hema ry'ibonaniro twararisobanuye, rigizwe n'ibice bitatu, ryagiraga ibice bitatu. Ryagiraga mu rugo, rikagira ahera, rikagira n'ahera hahera. Abahanga bahita Shekina, ni ahantu habaga ubwiza bw'Imana, ahera hahera. Rero murabizi ko ntabwo umuntu ashobora kugera muri iri hema, ntabwo byakundaga ko umuntu agera muri iri hema atabanje kwinjira mu irembo. Twasobanuye irembo mu gice cya mbere, dusobanura irembo, turisobanura nk'agakiza. Irembo turisobanura nka Kristo, kuko iyo usomye ijambo ry'Imana, Yesu yarabivuze, aravuga ngo ni ngerembo, umuntu ninjira muri nge azakizwa kandi azinjira asohoke. Twasobanuye irembo nk'agakiza, kuko Yesu niwe wabivuze ubwe, yaravuze ngo umuntu wese umwemera, umuntu wese umukorera, umuntu wese ushaka kwinjira akagera ku Mana, niwe rembo dukwiriye kunyuraho. Twarabisobanuye rero, tuvuga ko iri rembo ryagaragaraga, iri rembo byari byoroshye kurifungura, kubera ko ryari irembo rigizwe n'ubudodo butandukanye, ryari rigizwe n'amarido atandukanye. Twabisobanuyeho umukara wa kabayonga, twabisobanuyeho umuhengeri, twarabisobanuye mu gice cya mbere. Ariko uyu mwanya turi kugira ngo twinjire mu gice noneho cya mbere cyimbitse, kubera ko twasobanuye ku irembo, ariko nifuje ko noneho tukavuga mu rugo, ko nababwiye ko ihema ry'ibonaniro ryari rigizwe no mu rugo, rikagirwa n'ahera hahera cyane. Mu rugo niyo mpamvu twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Amen. Mu rugo ubundi iyo bavuze urugo baba bavuze igikari. Ibikari, iyo umuntu avuze mu rugo aba avuze igikari, kubera ko iyo umuntu amaze kwinjira mu irembo, murabizi ko abantu bubaka, abantu bakubaka inzu, ariko umuntu yamara kubaka inzu agashiraho igipangu cyangwa se akazitira inzu ye. Iyo rero winjiye mu irembo uhita usohorera ahantu hitwa mu rugo. Mu rugo niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza, ngo uwo nguwo ngo niwe uguma mu bikari bye, niwe uguma mu rugo rwe. Kwinjira mu rugo rero cyangwa mu bikari bisobanura ubwami bw'Imana mu isi. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'Imana mu isi. Abantu benshi bagenda bibaza niba ubwami bw'Imana bwaraje, bakibaza cyane ku bwami bw'Imana, ariko ubwami bw'Imana turabufite, tubana nabwo. Kandi iyo umuntu yakiriye agakiza,
abasogongeye ku bwami bw'Imana. Iyo umuntu yakiriye agakiza akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abasogongeye ku bwami bw'Imana, kubera ko murabizi ko turi mu isi kandi iyi si yacu ni isi yanduye. Murabizi ko duhuriramo n'ibibazo bitandukanye, duhuriramo n'amakuba atandukanye. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dufite amakuba impande zose, ariko ndidutinye ndidukuka umutima. Rero iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, abasogongeye ku bwami bw'Imana. Kandi Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo ubuntu bw'Imana twarabubonye. Ubuntu bw'Imana buraboneka iyo usomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo w'10. Pawulo yabivuze neza, avuga ko tudakwiriye gupfisha ubuntu bw'Imana ubusa. Avuga ko ubwo buntu bw'Imana umuntu wese wabubonye agerageza kubivuga ko ubwo buntu bw'Imana bwaje tukabubona. Ni nayo mpamvu umuntu wese akwiriye kubwitaho kandi akabukomeza, kubera ko mu rugo cyangwa se mu irembo, iyo umuntu yamaraga kwinjira mu rugo, umuntu wese yabaga yemerewe kuhagera, kubera ko mu rugo hageraga abanyunyutse, hageraga abahetamye, abafite uburwayi butandukanye, mu rugo bari bemerewe kuhagera. Ariko reka mbibutse ko umuntu wageraga mu rugo ntabwo byabaga ari ngombwa ko agera ahera. N'uwageraga ahera se wageraga ahera cyane. Buri cyiciro cyose cyabaga gifite abantu bagishinzwe kandi bakigeramo. Rero ijambo ry'Imana iyo usomye amateka ya Bibiliya, agaragaza ko ibintu byabaga mu rugo habagamo igicaniro cyo koserezaho ibitambo, hakabamo n'igikarabiro. Nibyo bintu byabaga mu rugo, habagamo igicaniro cyo koserezaho ibitambo, hakabamo n'icyo twita igikarabiro. Birashoboka ko uyu mwanya tutavuga ku gicaniro ngo tuvuge no ku gikarabiro, ariko uko tuzagenda tubana mu buryo bw'ijambo ry'Imana, tuzagenda tugerageza gusobanura kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa, kandi n'umwuka w'Imana akomeze kudusobanurira, kuko twe tuvugaho bike ariko ibyinshi bigakorwa n'umwuka w'Imana. Igicaniro cyo kosereza y'ibitambo niho bashiraga ibitambo by'abantu. Ko murabizi ko umuntu wese wazaga kwiyunga n'Imana yazanaga ibitambo, kandi igitambo cyose cyo wabaguzanye ntabwo ariko abatambyi bacyemeraga. Hari uwakizanaga bikaba ngombwa ko umutambyi acyanga, ko byasabaga ko igitambo bakigenzura iminsi 3, bakakigenzura ko kidafite inenge, bakabanza bakacyitegereza neza. Bamara kucyitegereza cyaba cyemewe, hagafatwa umwanzuro wo kucyica cyangwa kucyibikira. Bamara kucyibikira bakagicoca, bakagishira ku rutambiro bakagicoca. Ibyo byose bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka wera. Bamara kugicoca bakagishira ku rutambiro ku nkwi, barangiza bagacanamo. Bamara gucana hakazamuka umwotsi w'umweru, byasobanuraga ko igitambo cyawe cyemewe imbere y'Imana. Iyo bavuze gucoca igitambo, hari abantu bakorera Imana ariko bakayikorera bagifite ibintu bibafashe, batari bacocwa, batari basha ngo bemere Yesu, bakamukorera ariko bagifite utundi tugeso. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bishimwa kandi byera bishimwa n'Imana. Aravuga ngo kandi niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Rero aha boserezaga ibitambo, niho bashiraga ibitambo, niho bazanaga amahene, bakazana intama. Ku bakene bazanaga intungura n'inuma, bakabizanira abatambyi. Iki gicaniro cyasobanuraga iki? Cyasobanuraga umusaraba wa Yesu. Kubera ko nituvuga ihema, ubundi iyo tuvuze ihema tuba tuvuze imirimo Yesu yagiye akora. Tuba tuvuze imirimo n'ibitangaza Yesu yagendaga akora, ni imirimo ya Yesu. Rero tuba tuvuga Yesu
nubwo abantu benshi batagenda babisobanukirwa, ariko cyane tuvuga ihema, ariko kandi tuvuga Yesu. Ni Yesu n'imirimo akora. Rero iri hema cyangwa se mu rugo hasobanuraga umusaraba wa Yesu, kubera ko uyu musaraba wa Yesu kugira ngo ushobore kugera ku Mana bisaba ko ubanza kunyura kuri Yesu, kuko yaravuze ngo umbonye ababonye data. Mu yandi magambo, kubona Yesu bisobanuye kubona Imana. Hari abantu bemera Imana ariko ntibemere Yesu. Ntabwo ibyo ndabyinjiramo cyane, ariko umuntu ukeneye kugera ku Mana aca ku musaraba, niyo nzira. Aca kuri Yesu, niyo nzira. Mu rugo rero byasobanuraga umusaraba, nubwo hari abantu binjira ariko bakinjira mu rugo rw'intama batanyuze kuri Yesu, kuko niko birivuga. Uyisomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ugasoma mu gice cya 10 umurongo wa mbere, harimo amagambo avuga ngo hari abantu binjiye ariko badaciye mu irembo, badaciye aho Yesu ari, ahubwo ngo barurira. Bibiliya iravuga ngo abo ni abajura, ni abanyazi. Kandi murabizi ko birivuga ko umujura nta kindi kimuzana keretse kwiba no kwica ndetse no kurimbura. Ariko Yesu we, ijambo riravuga ngo yaraje kugira ngo intama zibone ubugingo kandi bwinshi. Iyo umuntu yakiriye Yesu aba ahindutse icyaremwe gisha. Niko Paulo yavuze yandikira Abagalatiya mu gice cya 2 umurongo wa 20, aravuga ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho. Aravuga ngo ariko si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Atangariza abantu ko n'ibintu byose akora abikora bitewe no kwizera Kristo. Abikora bitewe no kwizera Kristo, bisobanuye ngo iyo umuntu yamaze kwizera Kristo aba ari kumwe nawe, abahindutse icyaremwe gisha, ibya kera byose biba bishize. Icya kabiri, igicaniro cyasobanuraga icyo bita mu Gifaransa substitution. Igicaniro umuntu agenekereje akabishira ngo mu Kinyarwanda birasobanuye ngo ni ngo kugurana. Igicaniro ni ukugurana, kuko amateka ya Bibiliya iyo usomye ijambo ry'Imana, ubundi Yesu yari umukiranutsi. Yesu nta cyaha yari afite. Yesu yareraga, nta cyaha, yari umwana w'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo nubwo yemeye akambara akamero k'umwana w'umuntu, uwo nguwo nta cyaha yari afite. Kugira ngo Yesu rero yitangira abantu ibyaha twari dufite, Yesu yarabyikoreye, yemera kuducungura. Mu yandi magambo, iki gicaniro cyasobanuraga kugurana, kubera ko iyo umuntu yabaga azanye igitambo, azanye ihene nta cyaha ifite, umuntu ari ufite ibyaha, umuntu yapfaga ihene yapfaga mu cyimbo cy'umuntu, umuntu akarokoka, ihene yo igapfa. Bisobanuye ngo ibyaha byose babishiraga ku yiri ihene, cyangwa bakabishira ku ntama, akaba ariyo ipfa, noneho umuntu akarokoka akaba muzima. Ni nako natwe Kristo yatwitangiye, akemera kudupfira ibyaha byacu, agapfa, twebwe tukazuka. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ni nayo mpamvu ayo maraso yamenye dukwiriye kuyahereza agaciro, kuko yaraje aremera, aragupfira ubusambanyi bwawe, bya byaha byose uzi wagenda gukora, aremera byishiraho. Niko birivuga ngo yamara akamero k'umwana w'umuntu. Yesaya we yabihanuye neza, aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Turamushimira, Yesu yarakoze. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Kandi iki gicaniro cyasobanuraga urupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu nk'uko nyine bicaga ihene bakica intama, byasobanuraga urupfu rwa Yesu, uko Yesu azatwitangira akadupfira ku musaraba. Kandi murabizi ko yarakoze Yesu yakoze ibintu bikomeye, kandi ibyo byose bikomeye yabyerekanishije amaraso ye. Turamushimira, yarakoze. Murabizi ko yaburanye imanza nyinshi,
murabizi ko yafashwe avuye gusenga ku musozi wa Elayono, niho yari avuye gusenga, avuye gusaba Imana imbaraga. Manutse umusozi niho yahuye n'igitero kije kumufata, baramutwara, ndetse kandi bamugirira nabi, baramukubita, bamujyana kwa Kayafa, bamujyana kwa hano umutambyi mukuru, bamujyana mu rukiko rw'abasadukayo, bamujyana kwa Pilato. Bamugejeje kwa Pilato, Pilato amurebye ngo abona ndacyaha afite, aravuga ati mumujyane kwa Herode ahavuka i Galilaya. Bagezeyo, Herode nawe amurebye amuburaho icyaha. Bibiliya iravuga ngo Herode amaze kumuburaho icyaha, arababwira ngo mwongere mumusubize kwa Pilato. Bagiye kumuzana kwa Pilato, umugore we ajyamye ngo ararota, abona Yesu ni umwana w'Imana. Abibwira Pilato, aramubwira ngo nubwo bagiye kumugarura ariko ni umwana w'Imana. Reka mbatangarize ko iyo twasenze Imana tukabana neza, n'abanzi bacu bamenya ko dusenga, n'abanzi bacu basobanukirwa urukundo rw'Imana, n'abanzi bacu bajya bamenya yuko turi kumwe n'Imana. Pilato rero bamuzaniye Yesu, na amateka maremare. Bibiliya iravuga ngo nawe amushatseho icyaha arakibura, icyakora ngo kugira ngo anezeze abayuda ngo aramukubita, kandi amaze kumukubita ngamushira no kumusaraba. Icyakora aho yari abambwe Yesu yandika ku cyapa, aravuga ngo uyu ni Yesu umwami w'abayuda. Abantu benshi baratongana, tiwikwandika ko ari umwami w'abayuda, andika ko Yesu umwami w'abayuda. Ariko Pilato aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse, kubera ko byari biri mu mugambi w'Imana. Haleluya, haleluya. Ikimana yanditse yamaze kucyandika, byari mu mugambi w'Imana. Kandi nimusoma Bibiliya, yashatse kubohora Yesu ariko biranga. Abajije kubabohorera Baraba na Yesu hagati muri bo, abantu benshi baravuga ngo tubohorere Baraba, ariko uwo nguwo abambwe. Bituma afata amazi arayakaraba, aravuga ngo amaraso y'uyu muntu nakambarweho. Abantu bose bahita bavuga ngo azatubarweho n'abana bacu. Amateka agaragaza ko na n'uyu munsi Abisiraheli n'Abayuda, abantu benshi bagifite ingaruka bitewe n'iri jambo bavuze. Narindi kugira ngo ujye ugenzura amagambo yose uvuga, kuko hari ijambo uvuga rikazakugiraho ingaruka mu buzima bwawe bwose. Yesu rero turamushimira kuko yemeye gupfa akatwitangira. Izina ry'Imana nirihabwa icubahiro. Iki gicaniro cyasobanuraga icyo bita expiation. Expiation ni gutwikira, kandi murabizi ko na Dawidi yarabivuze neza muri Zaburi ya 32. Yaravuze ngo hahirwa umuntu wababariye ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Aravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabura gukiranirwa umutima we ndiwemo iby'uburiganya. Iki gicaniro cyasobanuraga gutwikira, kubera ko ntabwo ubundi bitambo byakuragaho ibyaha, ahubwo igitambo cyatwikiraga ibyaha, kigatwikira, ntabwo cyakuragaho ibyaha. Bisobanuye ngo nta bushobozi umuntu afite bwo gushobora kwikuraho ibyaha. Na Yesu, Bibiliya ivuga neza ko Yohana yabivuze neza. Yaravuze ngo nta muntu ushobora kugira icyo yiha atagihawe n'Imana. Haleluya. Nta muntu ushobora kugira icyo yiha atagihawe n'Imana. Ntushobora kwiha umwana utamuhawe n'Imana. Ntushobora kwihereza ubugingo utabuhawe n'Imana. Ntabwo umuntu yashobora kugira icyo yiha. Hari igihe umuntu agera ku bintu, umuntu akabona afite inzu, umuntu akabona afite inga, afite imodoka, afite amafaranga, afite akazi, agatekereza ko ibyo byose yabikuye mu bushobozi bwe. Ariko ntabwo wagira icyo wihereza kitarimo Imana. Imana niyo ibigena, Imana niyo ibikugenera. Wari ukwiye kujya uyishimira kuko ntacyo ushobora kwiha utagihawe n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Byasobanuraga ko nta muntu ushobora kwikiza ibyaha, ahubwo ibyaha byaratwikirwaga. Ariko turashimira Yesu kubera ko Yesu we ni gome, arahanagura, ni shifo. Amaraso ya Yesu arahanagura, agahanagura ibyaha.
agahanagura ibyaha. Amaraso ya Yesu ahanagura icyaha. Umuntu wasambanye, amaraso ya Yesu aramweza. Umuntu wabaye umurozi, umuntu wishe, wakoze ibyaha bitandukanye, amaraso ya Yesu aramwuhagira, akamweza, agahinduka icyaremwe gisha. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro, kubera ko Yesu yarakoze kuza, yarakoze kutwitangira, yarakoze kumena amaraso kugira ngo dushobore guhanagurwa h'ibyaha. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo amaraso ya Yesu niyo atwuhagira, niyo atweza, akaduhindura tukaba abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Iki gitambo cyangwa se iki gicaniro cyangwa se ahantu bashiraga ibi bitambo hasobanuraga icyo bita reconciliation. Donc nuguhuza, nukunga, guhuza ibintu. Reconciliation nuguhuza, kubera ko Yesu numuhuza wacu, numuhuza nguko iki gicaniro cyahuzaga abantu n'Imana, kikongera kikabunga, kikongera kikabashira hamwe n'Imana. Natwe niko Yesu atwunga n'Imana, niko amaraso ya Yesu atwunga n'Imana. Iyo usomye mu Befeso mu gice cya 2 umurongo wa 11 kugeza kuri 16, ayo magambo niho wayasanga. Uzahasome witonze, uzasanga Yesu ari we muhuza wacu n'Imana. Amaraso ye araduhuza. Iki gicaniro cyasobanuraga reconciliation, guhuza, kunga abantu. Turashimira Yesu ko yaje akatwunga n'Imana. Bibiliya ni kwivuga ngo twari abashitsi ku masezerano, twari kure, ariko turashimira Yesu ko yatuzanye turi abanyamahanga, akatwiyegereza, akatwunga n'Imana. Twari kure. Bibiliya iravuga ngo twatewe ku gishitsi tumeze nk'ingurukira, ariko Imana itugirira imbabazi. Imana ihabwa icubahiro. Imana itugirira imbabazi, binyuze muri Kristo Yesu, binyuze mu maraso ya Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Iki gicaniro kandi cyasobanuraga ubuhungiro, cyasobanuraga ubuhungiro. N'ahantu bagendaga bahungira. Umuntu wese wakoze icyaha yahungiraga kuri iki gicaniro. Mateka agaragaza ko iki gicaniro, abantu basoma ibitabo byinshi bisobanura Bibiliya, cyagiraga amahembe 4. Aya mahembe 4, umuntu wese wabagutewe, umuntu wese wabagufite icyaha, yarirukaga agafata ku ihembe, agafata ihembe, kandi iyo yabagafashe kuri iri hembe nta wabaga wemerewe kumugirira nabi, kubera ko yabaga abonye aho ahungira. Nta muntu wabaga wemerewe kumugirira nabi kubera ko ahungiye kuri iryo hembe. Kandi aya mahembe uko arane yaragize iki gicaniro yasobanuraga ibirere bine: iburasirazuba, iburengerazuba, ikasikasi n'ikusikusi. Byasobanuraga ubutumwa 4. Mu yandi magambo byasobanuraga Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Kandi murabizi ko aba bagabo bandika, Matayo yandikiye Abayuda, Mariko yandikira Abaroma, Luka yandikira Abagiriki, Yohana yandikira abantu bose. Niyo mpamvu yabivuze neza muri Yohana igice cya 12, aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubutwari n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Aravuga ngo abo ndibabyawe n'amaraso, ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Turashimira Yesu, turashimira Imana, kubera ko twabyawe ariko tukavuka duturutse mu bise by'amaraso ya Yesu. Izina ry'Imana rishimwe. Ntabwo twabayeho kubera impanuka, ahubwo twabayeho kubera umugambi w'Imana. Kandi Imana y'abazungu niyo Mana y'abirabura, Imana y'ababyibushe niyo Mana y'abagufi, Imana y'abarebare niyo Mana y'ababyibushe. Twebwe twese abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubutwari n'ubushobozi. Niyo mpamvu Imana y'Abanyarwanda ariyo Mana y'Abanyamerika, Imana y'umuntu wese, twese dufite Imana imwe. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Kandi reka mbibutse ko iki gicaniro ari nacyo uwitwa Salomo yahungiyeho. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'Abami, uyu Salomo yari yaravuzweho kazaba umwami.
ise Dawidi amuraga ingoma ariko atari yapfa. Murabizi ko uyu Salomo yavukaga kuri Batisheba. Dawidi amuraga ingoma y'ubwami ko azayobora ariko abivuga atarapfa. Ariko igihe kigeze uyu Salomo bashaka kumwiba icyo bita ingoma. Hari igihe Satani agambirira muri we kutwiba amasezerano, ariko turashimira Yesu ko agenda twigaragariza. Naho Satani yahaguruka, Imana ikamurwanya kugira ngo ibyo yavuganye natwe ibisohoze. Uyu Salomo nubwo yari yaravuzweho kazima ingoma akayobora, ariko bakuru be bene nyina ntabwo bigeze babyishimira. Nusoma Bibiliya, uwitwa Adoniya byamuteye gushakisha amaboko. Ashaka umugaba w'ingabo witwa Yowabu, ashaka uwitwa Abiyatari yari umutambyi, arabagurira abahereza imbongano, abahereza ruswa kugira ngo bajye kumwimika. Bibiliya ivuga ko bamujyanye ahantu hitwa Izohereti, niho bagiye bicira inga, niho bagiye barira inyama, niho bagiye bacurira umugambi ngo baramwimika. Bamaze kumwimika, umuhanuzi witwa Natani amenya ko uwitwa Adoniya yiyimitse kandi atari w'Imana yavuzeho ko azima ingoma. Amaze kubivuga Batisheba ngo asanga umwami, baramubwira ngo waravuze ngo muhungu wanjye Salomo niwe uzima ingoma, ariko Adoniya ariyimitse. Ayo mateka sinyavugaho cyane, ariko uyu Salomo ngo yaragiye ahungira kuri Rihembi arisengeraho, ngo bwa bwami Adoniya yari yatwaye, ya ngoma Adoniya yari yatwaye ngo bigarukira Salomo kubera ko yahungiye kuri Rihembi. Iyo umuntu ahungiye ku musaraba wa Yesu ntabwo aba agipfuye, ahinduka muzima. Iyo umuntu yahungiye ku musaraba wa Yesu ntabwo aba akikishwe n'ibyaha. Iyo umuntu yahungiye ku musaraba wa Yesu ibintu byose yavuganye n'Imana birasohora, izina ry'Imana nirihabwa icubahiro. Ntabwo ari Salomo wahungiye kuri Rirembo yenyine. Murabizi ko n'igisambo Yesu yasanze ku musaraba cyitwa Titusi, akiyasanga yasanze kibambwe. Ariko iki gisambo cyitegereje Yesu ngo kimurebye ngo kibona n'umwana w'Imana. Icyari ibumoso murabizi ko cyabwiye Yesu amagambo menshi, kiramubwira ngo ikize natwe dukize. Kiramutuka, kiravuga ngo dukize nawe wikize, dore kuvuga ngo uri umwana w'Imana. Ariko icyo gisambo cyari ibumoso cyitwa Titusi ngo kiravuga ngo Yesu mwana w'Imana, twebwe twazize ibyaha twakoze, ariko wowe wazize ubusa. Nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Iki gisambo cyafashe kuri Rihembe kuri uyu musaraba, kandi ngo cyahakuye ubugingo buhoraho. Ko Yesu yaravuze ngo humura turi bubane muri paradizo. Iyo umuntu ahungiye ku musaraba ntabwo aba kibaye wa Satani, ahubwo ababaye uw'Imana, ababaye umwana wo mu rubyaro rw'Imana, ubyaro rwa Aburahamu. Izina ry'Imana nirishimwe. Uyu musaraba wa Yesu ni ikintu gikomeye dukwiriye kubwira abantu, kandi tukamamaza Yesu, ariko tukabereka ko nta yindi nzira yo kugira ngo bagere ku Mana, nta handi banyura uretse aho umusaraba wa Yesu uri. Iki gicaniro kandi cyasobanuraga umuriro utazima, umuriro gisobanura umuriro, kuko iki gicaniro cyabagamo umuriro kandi wahoraga uri kwaka. Ntabwo uyu muriro wagombaga kuzima, ni umuriro wakaga. Murabizi ko bene Aroni bigeze bacana umuriro bari gutamba ibitambo, ngo uyu muriro bari bacanye wahoraga waka, ariko ngo bararangara umuriro urazima. Ngo bazimanye baragenda bararahura, bazana umuriro Uwiteka atabategetse gucana. Ngo bakiwucana Imana ibagwa nabi, ngo mwijuru haturukayo umuriro urabatwika, barasha kubera ko bari bagiye gucana umuriro Imana itabategetse. Aroni apfusha abana be kubera ko bacanye umuriro utemewe n'Imana. Kandi umuriro usobanura umwuka wera. Umwuka wera aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwuka wera nta muntu ushobora kugira icyo akora adafite umwuka w'Imana.
nta muntu ushobora kugira icyo yigezaho. Umuntu wese yarakuriye kuririmba, akabwiriza, agahanura, akerekwa, gakora imirimo yose y'Imana y'itorero, ariko ayikoreshejwe n'umwuka w'Imana. Nubwo harimo abantu bakora ariko bakabikora batabwirijwe n'umwuka, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo hari abahanuzi b'ibinyoma, umwuka w'Imana urabivuga. Hari abantu baba bameze nk'amasega ajyana, bagaragaza ko ari bazima ariko mu mitima yabo baramaze kwangirika. Ariko umuntu wese yagakwiye gukorera Imana akoreshejwe n'imbaraga z'Imana. Ni umwuka wera akaba ari umushoboza ibintu byose. Umwuka wera arabishoboye. Iki gicaniro rero cyasobanuraga umuriro utazima, bisobanura ngo umwuka wera w'Imana niwe ukwiriye gufasha abantu mu byo bakora byose. Kandi no mu gusenga umwuka wera niwe udufasha. Abisiraheli bagiraga ubwoko bw'amasengesho basenga, barasengaga bakavuga ngo Mana turagushimiye ko utatugize abanyamahanga. Kubera ko kuba umunyamahanga ni ikintu gikomeye, nacyo tukwiriye kugishimira Imana. Biravuga ngo twatewe kuri icyo gishitsi tumeze nk'ingurukira, ntabwo twarabo kujya ku masezerano, ariko Imana iratwemerera amasezerano tuyabonaho. Barasengaga rero bakavuga ngo Mana utugirire neza, kandi turagushimiye ko utatugize abanyamahanga. Abandi bagasenga bavuga ngo turagushimiye ko utatugize abagore. Abandi bagasenga bakavuga ngo turagushimiye ko utatugize imbata. Murabizi ko muri iki gihe cy'ibitambo nta mugore wageraga mu nzu y'Imana, nta mugore wasengaga ngo ageraho Imana iri. Ariko turashimira Yesu, we aje. Bibiliya avuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese yinjire. Turashimira Yesu, yarakoze mu cyimbo cyo gutamba, mu cyimbo cy'ibitambo. Turamushimira kuko yemeye ko natwe tugera ahera hayo. Ubu mwana yemereye kugera ahera h'Imana, umugore yemereye kugera ahera h'Imana, nta muntu numwe utemereye kugera ahera h'Imana. Turashimira Yesu, yarakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Twari turi kuvuga mu rugo kandi tugerageje kuvuga ibyaharangaga, tubihuje na Kristo, tubihuje n'amaraso ya Yesu. Turashimira Yesu rero yakoze imirimo n'ibitangaza, kutwemera akadukura mu bubata, kutwemera agafata umuntu w'umugore wabaga inyuma y'ihema ry'ibonaniro. Abagabo barasengaga, abagore bari kure, bakavuga ngo Mana y'abagabo bacu. Ariko ubu turashimira Yesu, n'abagore basigaye bavuga ngo Mana yacu, n'abakobwa basigaye bavuga ngo Mana yacu, n'abagabo basigaye bavuga ngo Mana yacu, n'abasore basigaye bavuga ngo Mana yacu. Turashimira Yesu, yarakoze. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Murakoze cyane, turabashimiye. Turacyakomeje kumva ijambo ry'Imana kandi tuzagenda tuvuga cyane kuri ihema ry'ibonaniro. Tuvuze ku gicaniro cyabagaho ibitambo, ariko nitwongera kandi tuzavuga no ku gikarabiro. Tuvuge uburyo igikarabiro icyo byasobanuraga, nabyo tubihuze n'umusaraba, tubihuze na Kristo. Tuzagenda tubisobanukirwa. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turabashimiye cyane, kandi ukuboko kw'Imana kwiza ukomeze kubana namwe, abafatanyije natwe kumva iri jambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Katubasengere kandi mukomeze gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kurikunda, kuko Yesu yaravuze ngo ni umutsima. Iyo umuntu akunze ijambo ry'Imana arakura mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu akunze ijambo ry'Imana arakomera. Nta kintu gishobora kumugusha, nta kintu gishobora kumukura mu byimbo. Mu murimo akora awukora neza kuko aba afite ijambo ry'Imana muri we. Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye Mana kugira ngo ndagucumuraho. Iyo umuntu afite ijambo ry'Imana muri we ntabwo aba agicumuye ku Mana. Namwe rero ndabifuriza kubika ijambo ry'Imana mu mitima, kuko nitabaza rimurikira abantu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kadusenge kandi Imana ibashigikire, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Reka tubasengere kugira ngo Imana ibashoboze no gukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana. Tuzakomeza ihema kugeza tugeze ahera cyane. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye ko natwe twahindutse ubwoko bwawe. Bisiraheli barasengaga, bagasenga bavuga ko bagushimiye ko atari abanyamahanga, ariko natwe Kristo amaze kuza yadukuye mu banyamahanga atwigiza hafi yawe. Ibyo tubishimiye Kristo,
kubera ko iyo ataza kuhaboneka, natwe Bibiliya iravuga ngo twari tumeze nk'abashitsi ku masezerano, twari tumeze nk'ibiti byo mu gasozi, ariko Yesu amaze kuza ngatwunga nawe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimiye kandi turaguhimbaje, ntabwo tukiri imbata, ni wowe waduhamagaye, natwe uduhindura abakozi bawe, izina ryawe nirihimbazwe. Dusengeye umuntu wese wumvishira ijambo kugira ngo ashigikirwe nawe, kugira ngo arengerwe nawe, kandi akwizere agukorere, kuko ubera hose icyarimwe. Ijambo ryawe rigume mu mitima y'abantu baryumvishe, kandi umuntu wese yumvisha ahabwe umugisha nawe, akomezwe n'ijambo ryawe, akomezwe n'imbaraga z'umwuka wera. Turasenze kugira ngo komeze gushigikira umuntu wese, kandi imbabazi zawe zikomeze kubana natwe, kandi abafite ibibazo mu buryo butandukanye abo bose ubagirire neza, komeze kubashigikira, ubarwanirira abafite intambara z'uburyo butandukanye. Izo ntambara aba ari wowe uzirwana. Ijambo ryawe riravuga ngo tanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, kugira ngo dushobore kurokoka. Barimo amadeni ubishurire, bari mu mazu y'ingondeshanyo bahereza amazu, abadafite abantu bahereze kubyara, abadafite akazi ukabahereze, umuntu wese ahabwe umugisha nawe. Urakoze ko wumvishe gusenga, kandi urakoze ko wumvishe gutaka. Byose tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen.